ndabasuhuje nitwa Gatebuke. Iki ni cya kiganiro tuganiramo ibitekerezo abanyarwanda bafite ariko batinya kuvuga. Uyu munsi rero dufite umushyitsi. Uyu munsi twamuguye gitumo arimo gusohoka muri VOA, muri Voice of America, niho yari yakoreye ikiganiro. None nagira ngo aze atubwire n'ibyo yari arimo kuganira n'abantu bakurikira ikiganiro cyitwa Straight Talk Africa. Karibu rero muri Amerika. Ubwo rero muri Voice of America wari waje gutanga ikiganiro. Ni ikiganiro bwoko ki wavugaga ibiki? Twavuze kuri Pan-Africanism ngewe ni ibintu ariko sereka mbanze nsabe n'imbabazi n'ingandagura ikinyarwanda. N'ukuntu nkunda ikinyarwanda n'ukuntu maranira ko ikinyarwanda kizahoraho. Uyu munsi nimba mu bantu bagandagura ikinyarwanda mumbabarire cyane, nuko ntago mbimenyereye kuvuga mu kinyarwanda cyangwa se gukora interview muri medium. Afite wasanga ari wowe muntu wa mbere tuganiriye mu kinyarwanda. Okay, none nagira ngo rero utubwire nyine kuri ibyo bintu bya Pan-Africanism, kandi ndagushimiye ko wemeye kuduha ikiganiro mu kinyarwanda nubwo ari ubwa mbere ugikoze, ariko numva utari ubwa mbere uvuze ikinyarwanda. Ikinyarwanda ndakikunda cyane, ururimi rw'iwabo w'abantu, iwabo w'Imana. Ikinyarwanda ni ururimi rurimo ubwenge bwose mfite, n'ubuhanga bwose mfite, n'ubumenyi n'ububasha n'ubushobozi nagize bwo kwiga izindi ndimi. Ni ukubera ko foundation yanjye, ariko si ubwo foundation ni ibiki mu kinyarwanda. Nanjye wimikizama ariko bagombaga kubanza ukanyigisha muri wimikizama. Nuko nahereye mu kinyarwanda, navukiye mu Rwanda, nakuriye ururimi rwa mbere nize ari ikinyarwanda. Ikinyarwanda rero ni ururimi rukomeye, rwuzuyemo ubuhanga n'ubwenge bwinshi cyane. Pan-Africanism rero ni ikintu gikomeye cyane, kandi ikintu nakuvuza ko abanyarwanda nabo bageramo, kuko abanyarwanda kutaba Pan-Africaniste ni nko kutimenya, kutamenya abo turi bo, kutamenya aho dukomoka, kutamenya n'icyo dupfana n'abandi banyafurika. Ubundi abanyafurika dore wambaye ikarita ya Afrika. Ahantu u Rwanda ruri twita umutima wa Afrika, ariko ni munda, niyo nda u Rwanda ubudashira, iyo nda ibyarira isi yose. The origin of life, dore abana ibintu byawe ni perfect. Rwanda civilization hano muri ancient Egypt ariyo yitwaga Kamata, bo ubwabo barabyivugiye ko bakomokaga muri Taneter, ni muri Gaharaga, ni Congo, ni Rwanda, ni Burundi, ni Tanzania, ni Uganda, ni Kenya. Hariya niho iwabo, niho original paradise. Ese mujya mwibuka ko igihe bashatse guha abayahudi ubutaka, original paradise ni paradiso, donc igihe bashatse guha abayahudi ubutaka mbere yuko babaha hariya muri Palestine, Israeli, murika ko bashatse kubaha ubutaka muri Uganda. Kuko hari ahantu harakomeye cyane, ahubwo twebwe ntago tubizi. Mbega ni twebwe babandi bavuze ngo uwambaye ikirezi ntamenya ko kera. Ntago tuza bari bo, ntago tuzi importance y'aha hantu. Rero umunsi twabimenye, not only tuzikunda, tukanakundana hagati yacu n'abanyarwanda. Nibaza ko nibibazo abanyarwanda bagiye bagira hagati yabo n'ukutimenya ibintu by'ama nonsense by'abahutu n'abatutsi, n'ukutimenya. Umunsi abanyarwanda bimenye, not only bazikunda, banakundane hagati yabo, banakunda abandi banyafrika, kuko bazumva icyo dupfana n'abandi banyafrika. Noneho rero dukora ibintu bizima, ibintu bibereye abanyarwanda, binabereye Afrika yose, noneho bigere no kwisi. Kuko kuva kera abanyafrika bagiye ku isi yose. Abanyafrika bageze muri Amerika mbere ya Christopher Columbus n'aba Vikings. Abanyafrika bari baragiye muri Europe. Abanyafrika bubatse civilization muri Aziya, kera mu Buyapani no mu Bushinwa. Muri Aziya hariyo civilization y'abirabura. Civilization y'abirabura yo mu Buyapani, Yamato, Kudara, Pache, ni civilization yishwe n'Abashinwa.
byari n'igihe ubungungu bavuga ngo abashinwa baje muri Afrika ese abashinwa bakunda abanyafrika bimeze gute abashinwa bamaze kudestroyinga civilization y'abanyafrika iwabo no mwumva ko baje muri Afrika nk'inshuti ibyo bintu bagomba kubibazwa kuko nta mateka batabye barayahisha ariko research zabayeho hari umukamerune wanditse igitabo ni wumva meyo banka $10 kuri anyways tugaruke ku by'abashinwa abashinwa rero ba destroying the civilization y'abirabura y'abanyafrika yariho none basigaye baza muri Afrika nkaho nta cyabaye nkaki iyo racisme rero iri muri Asia iri muri Europe iri muri Amerika ni ibintu byo kudestroyinga abanyafrika ariko abanyafrika aho bagiye hose bakoraga ibintu byiza babaga bafite ibitekerezo bakubaka ibintu bibereye societe neza bizana ubukire n'amahoro ahantu hose habundi abantu bakavuga ese ku cy'abanyafrika bahora noneho batsindwa ikintu cya mbere ikintu cya mbere cyatumaga abanyafrika batsindwa nuko bahoraga bafite mbega principe yo kumva ubuzima on a higher level noneho rero bakumva ko bagomba guharanira amahoro bagomba kuba abanyamahoro noneho rero kubera ko bumva ubuzima on a higher level bumva na connection yabo iri hagati y'umuntu n'umuntu iri hagati y'abantu bose n'Imana bakumva kuri bo adashobora kwica n'umwanzi we niyo yaba ari umwanzi we kubera ko nta mwanzi ubaho uwo mwanzi nawe mufite icyo gupfana kuko twese turi abana b'Imana niba twese turi abana b'Imana turi abavandimwe wahinduka umwanzi wawe gute uri mbega njyewe in another body in another version ntago bishoboka rero ko ushobora kuba umwanzi wanjye ariko abandi ntago babyumva gutyo bakaza nyine destroying iyo civilization cyangwa se bakaza abanyafrika barubatse ubukire kuko bo bari muri materialism bakareba ubwo bukire gusa nka biriya byo kujya muri Egypte bagataburura abantu bakibaza zahabu bareba ubukire gusa batareba spirituality iri inyuma y'ubwo bukire bwose none se reka tugaruke kuri panafricanisme n'abanyarwanda bavuze ko yatugirira akamaro turebye tugafata abandi banyafrika nk'abavandimwe natwe ubwacu tugafatana nk'abavandimwe mbese ntitureba nayingwe ntitumarane ntitube muri ibi bintu bya amacakubiri none se urebye mu Rwanda mu banyarwanda ubona hari amacakubiri dufite iyo urebye ukuntu tubana n'ibihugu duturanye cyangwa se ahandi iyo panafricanisme iyo esprit ya panafricanisme nayo dufite wapi abayobozi b'abanyarwanda barabeshya babivuga muri discours gusa ariko ntago babishyira mu bikorwa none se iyo bafunga imipaka ni Bugande iyo ni panafricanisme nyaki iyo bashaka gusabota Burundi iyo ni panafricanisme nyaki iyo bagenda muri Kongo bagasahura bakica abakongore badafite n'icyo bapfana na conflict y'abanyarwanda ariko bakabica bakabamara bakaviora abagore b'abakongore bakiba iyo ni panafricanisme nyabaki koko iyo tuza kuba turi abapanafricaniste iyo tuza kuba dufite abayobozi b'abapanafricaniste niyo u Rwanda rwagira ingabo zikomeye abanyarwanda dukunda kwiyemera ngo turatera ntiduterwa ahubwo izo ngabo zagombye kubaho kugira ngo ziprotege Afrika ziprotege n'abaturanyi dufite niba Kongo ari weak abanyaburayi bari kwitera aho kugira ngo abanyarwanda bafatanye n'abanyaburayi bajye gutera abaturanyi abavandimwe babo bo muri Kongo ahubwo bifatanya n'abakongo ba protege Kongo noneho abakongore bazabahembe nibaza ko ibyo bintu byaba arimo beneficial aho kugira ngo abanyarwanda bahinduke puppet kuko abanyarwanda bahindutse puppet marionette puppet ni ibikoresho dufite abayobozi b'ibikoresho by'abanyamerika ni nkaho abanyamerika ari bo bakolonizatori bacu bashyashya abanyamerika n'abongereza n'abandi banyamahanga ntago impinduka zabayeho mu Rwanda ari ibintu abanyarwanda byagiye biva mu banyarwanda kuko guhera kera kandi revolution bavuga ngo mu Rwanda habaye revolution ngewe sinyemera ya fake revolution iri manipule ivuye hanze
Can you imagine igihugu nk'u Rwanda twebwe turi ancient people twabaye imyaka igihumbi n'igihumbaga mbere yuko babaho mbere yuko United Nations ibaho hanyuma hakaza organism ihimbwe n'abantu b'Uburayi tutazi n'abariho atanadutumiye bayihimba ngo bahimbye United Nations twebwe bwacu turi United Nations turi niho oops urumva se noneho rero bahimbye ikintu hanyuma ngo iyo organisme bahimbye ibutse ejo bundi niyo igiye gusupervisa igihugu un état souverain igihugu gifite souveraineté cyigenga cyabaye imyaka igihumbi n'igihumbaga ngo bagishyize sous tutelle u Rwanda rwagiye sous tutelle s'il vous plaît sinzi niba hari abanyarwanda bari bakora movement ngo bagende bavuge bati nago turi sous tutelle none se urimo kuvuga ngo u Rwanda n'abayobozi cyangwa n'u Rwanda uri kuvuga ruri ibikoresho by'abanyamerika abayobozi ukavuga no kwigenga ubwigenge buri hehe niba u Rwanda abayobozi b'u Rwanda ari ibikoresho mbese ni nko kuvuga ingorofani ushyiraho amatafari ukayitwara oya nibe ni ingorofani none se ni ubwo bwigenge urimo kuvuga ubwo bwigenge burahari ubwigenge duheruka umuyobozi w'u Rwanda wigenga duheruka Musinga Musinga niwe ntwari niwe muyobozi umwami w'u Rwanda duheruka Musinga cyangwa uravuga umuhungu we Mutara Rudahigwa no Musinga niwe wari independent niwe witekererezaga ku giti cye abanyaburayi baramubwiye ngo tukuzaniye religion ati genda umwana w'Imana Imana itayi wacu munzaniye religion se munzaniye religion gute mundusha se kugera ku Mana hagati ya ntago nkeneye ko mungeja ku Mana nsanzwe nigerera ku Mana mu bintu yasisi mu bintu byatumye nibaza ko ari naho byahereye guhirika u Rwanda no gusenya u Rwanda byahereye kera cyane ntago ari ibintu byatangiye muri 94 muri 94 ibintu byawe muri 94 ni crimination ni kimwe mu Kinyarwanda ibintu byaraje byose niho byarangiriye ibintu byatangiye kera cyane none mbega birenga kwemera muri 94 ariko ntabwo byatangiye muri 94 Rwanda batangiye kurusenya kera cyane kuva abanyaburayi ba mbere bakandagiye mu Rwanda n'ibingibi bavuga ngo mu Rwanda hameze neza hasa neza hari isuku n'iki byose biriya ntabwo ari ibintu byazanywe na leta iriho biriya ni ibintu biri mu muco wa Kinyarwanda ni ibintu biri mu muco wa Kinyarwanda ngo isuku igira isoko abanyarwanda kuva kera n'abantu bagira isuku abanyaburayi ba mbere bakandagiye u Rwanda bageze mu Rwanda baravuga bati mbega ubutaka mbega abantu beza mbega igihugu cyiza igihugu gifite isuku igihugu gifite organisation mbega bavuye in love noneho baravugana bati tugomba gufata kino gihugu gahunda yo gufata u Rwanda yahereye kera cyane kuva abanyaburayi ba mbere bakandagiye u Rwanda bari bafite gahunda yo kuzafata u Rwanda kuzafata buriya butaka kuko bari bahakunze hanyuma hari ibintu nasomye kuva kera baravuze ngo kugira ngo bafate u Rwanda kugira ngo bazabashe gufata kera bagomba kurimbura abatutsi kubera ko kuri bo babonye ngo abatutsi nibo bafite ubutegetsi ntago bandastandingaga neza ukuntu u Rwanda ruteye n'ukuntu abanyarwanda babanye mbega basemplifiye ibintu bavuga ngo u Rwanda rufitwe n'abatutsi tugomba kurimbura abatutsi kugira ngo dufate u Rwanda kugira ngo rero noneho bazanamo division ariko se ntago ari abatutsi bonyine bari bakontorora u Rwanda hariho abami b'ubwoko bwose kandi umwami yabaye umwami ntabwo abakiri umututsi habaho ceremony yo kumukura mu bwoko kumuha n'irindi zina akata izina rye yari afite ry'ubuhutu cyangwa ry'ubututsi agafata izina ry'ubwami uvuga ko umwami akorera abantu bose ntabwo abakorera ubwoko ariko bo kubera nyine icyo kintu cyo gushaka kugabanya abantu bati reka duhimbe division cyangwa se na division nkeya bahasanze ariko bibaho muri societe zose nkuko bavuga mu Kinyarwanda ngo ntazibana zidakozanya amahembe division basanze barazagrava kugira ngo babashe gufata igihugu
abanyarwanda rero kugira ngo bazuke bongere babeho bongere babe independent tugomba gusubira inyuma ibyo byose tukabisubiramo noneho rero ubumwe bw'abanyarwanda buzubakwa ku kuri nta kuri kw'abatutsi nta kuri kw'abahutu nta kuri kw'abahutu ukuri ni ukuri abanyarwanda basabwe kuvuga ukuri niyo babipfira ariko bakavuga ukuri kuko ubumwe n'amahoro n'ubwiyunge bizava mu kuvuga ukuri none se ukuri ntabwo guhari nagira ngo wenda nicyo kibazo nashaka kukubaza mbere ko dusoza uravuze ngo ubwiyunge abanyarwanda ntabwo biyunze ngewe iyo numvise baravuga ngo hari guverinoma y'ubwiyunge yashyizeho yazanye ubwiyunge u Rwanda rwatangiye muri 1994 sibyo ukurikije abantu bavuga biriya swate n'abaswa swate ni bafite umutima mubi marionette urumva se sinzi rero niba ari byose ari abaswa ari marionette bafite n'umutima mubi cyangwa se niba ari sinzi mbega sinzi ibyo baba bari sinumva impamvu wabura igihugu cyabaye imyaka igihumbi n'igihumbagaza hanyuma hakaza abantu bashaka kukumvisha ko uvutse ejo bundi abandi bishimira ko bagize civilization imaze imyaka ibihumbi n'ibihumbagaza hanyuma wowe ukishimira kumva ngo wavutse muri 94 ni ibintu mbega nta n'ubwenge burimo ariko ikanze mwone anda we yashaka ariko nakubazaga none ubwo bwiyonge uvuga uko ukuri uvuga no kuri iki ni ibiki urimo kuvuga ko hagomba kuba ukuri kugira ngo abanyarwanda biyumve abanyarwanda none se ubona bari none se intambara genocide ni iki byabaye biriya ni ibiki none urareba ukabona nta bwiyunge bwabaye nta bwiyunge abanyarwanda bari so divided kuko iyo haza kuba hariho ubwiyunge bw'abanyarwanda twari kuba dukora kwibuka jenoside yakorewe abatutsi tukibuka abahutu barokoye abatutsi kuko abatutsi benshi basavaye ibinze 99% barokowe n'abahutu hagombye kuba habaho celebrations zivuga ziti reka du celebrating abantu bagize ubumuntu noneho hakabaho no kwibuka ko inkotanyi zateye aho zaciye hose zisha abantu zamaze abantu zicaga abaturage kandi abo baturage nta kintu bari bakoze abo baturage se bari bakoze iki bari bakoze genocides kuko bashobora kuvuga ngo bagiye muri Kongo ngo kwica abantu ngo kubera intera hamwe n'iki byose hanyuma se bishe bagitera bari bakoze iki babazizaga ubwoko bwabo gusa hanyuma no muri Kongo inkotanyi zagiye muri Kongo subtext ngo yo kujya gushaka interahamwe ariko zisha abagore n'abana n'abasore n'abantu bose badafite naho bahuriye na politiki babaziza ubwoko bwabo gusa barangije bica n'abakongorizi babaziza ko basa n'abahutu ibyo bintu byose kuva abanyarwanda batarabivuga ngo babiganireho kandi abantu babe areze uzigenze bara ko abanyarwanda biyunze interahamwe abanyekongo bari mu bizi ko bateye bajya gufata interahamwe cyangwa kurwanya interahamwe harangiza bakica miliyoni 5 z'abanyekongo ngewe numva kuko no muri abanyekongo harimo interahamwe oya abanyarwanda baracangayikiwe daboro mu nterahamwe harimo abahutu mu nterahamwe harimo abatutsi ibyo nibyo kuko na chef w'interahamwe yaramututsi abahutu bari kwica abatutsi abatutsi bari kwica abatutsi abahutu bari kwica abahutu abatutsi bari kwica abahutu mbega bari ibintu bari so confused none se ngo ni gute nyine uzemera ko habaye ubwiyunge nzemera ko habaye ubwiyunge nigeze kujya muri Mali urumva noneho rero ndi muri bisi gutya tugiye muri voyage twari turimo dukora reportage kuko nkunda ibintu bya education nkaba ndi n'umu pan-africanist nshaka gukora project ya Afrika yose apana kureba agahugu kacu gusa noneho rero you know umwana twari turi kumwe muri bisi turi kugenda aho twari kutujya mu rugendo twari tugiyemo gukora reportage muri village ahura n'undi muntu aganira n'undi muntu muri bisi noneho rero giye kumva numva aramubashije ngo wowe uri bwoko ki
ndamubwira ni ndamubwire ceceka ati yo ati wowe urimo uratekereza nk'umunyarwanda ati hano ntabwo turi mu Rwanda twebwe nta kibazo cy'amoko dufite aramubwira ati ngende ubwoko ubu n'ubu n'ubu uwo nawe ahita amubwira ngo ngende ubwoko ubu n'ubu ati ati mwebwe muri abesclave bacu baratukana bahagaze aho ngaho bameze barangije hashize iminota 2 baraseka barahoberana n'iki byose ndavuga nti nsebera ko turi abatutsi biyunze umunsi umunyarwanda ahura none wowe uri bwoko ki uri bwoko ki uri umuhutu genda umututsi mwebwe mwambaye iwabo mwe mwaratwiciye nawe uti mwebwe mwambaye iwabo mwe mwadukoreye ibi n'ibi uti bana ariko se bariya bari bicucu bari bipfamatwi bari bipfamutima ariko twebwe hagati yacu nta kibazo dufitanye turi bazima muhobera turi abavandimwe aho nzemera ko habaye ubwiyunge ariko se abanyarwanda ntushobora no kuvuga ubwoko bwawe ubwoko nta n'umuntu uzi ubwoko bwe nta n'umuntu umuntu akubwira ngo uri umututsi bisobanuye iki umututsi ni iki umututsi atandukaniye n'umuhutu niki kiranga umututsi ese ushaka kunsobanurira impamvu umututsi yavuga ururimi rumwe n'umuhutu kuko muri Kenya nawe no muri Kenya abakikuyu ubwoko bafite ururimi rwabo abakarenjini bafite ururimi rwabo amasayi bafite ururimi rwabo so umuntu ashobora kubwira ngende ubwoko ubu n'ubu bikumvikana ariko se umunyarwanda ugenda umututsi washaka no kumusobanuza ntabashe no kugusobanuza cyangwa se wabaza akakubwira ngo ngewe ibyo simbirimo iki n'ibiki no ariko reka kuva tutaranabasha no kubiganiraho nyabyo nta bumwe nta bwiyunge bigomba kuva muri freedom of speech none se abantu bavuga ko ndi umunyarwanda ari cyo gisubizo kuri ibyo by'ubuhutu n'ubututsi wowe ubibona gute nagira ngo tuvugane kuri icyo ngicyo noneho dusoza kuva kera ndi umunyarwanda se kera twari iki kuva kera twari abanyarwanda hari igihe njye nibaza ngo ndi umunyarwanda yazanywe n'abantu batakuriye mu Rwanda kubera ko wenda aho babaga hagati yabo ako kantu ka ID wo uvuga ngo nuke rero ko nubwo turi impunzi mu Ruganda ndi umunyarwanda narumva se ariko ku bantu babaga mu Rwanda bakuriye mu Rwanda bavukiye mu Rwanda Israel ndi umunyarwanda of course obviously ndi umunyarwanda ariko na mbere no kuva kera cyane twese twari abanyarwanda ariko se byahujije abantu kumarana se ariko n'ubundi kuba umunyarwanda yewe mbona hari igihe abantu bashaka kubisumbisha kuba umuntu ariko mbere yuko tuba abanyarwanda turi abantu ubundi kubaza ubundi umunyarwanda ni iki kiranga umunyarwanda ni iki kikugira umunyarwanda njye nibaza ko kuba umunyarwanda kimwe mu bintu tugira umunyarwanda ni ururimi urabona nk'ubwo ufite abakikuyu umukikuyu afite igikuyu ururimi rwe ni kikuyu ni umukikuyu okay umunyarwanda rero ni umunyarwanda avuga ikinyarwanda ari mu Rwanda sasa wazanamo ibyo bindi by'abahutu n'abatutsi bikagukonfuse wenda hari abavuga igihutu n'abavuga igitutsi ariko ukinyigisha reka dusoze nagira ngo usezere ku bakurikiye ikiganiro kandi ndagushimiye cyane ko waduhaye uno mwanya kuko iyi mbeho bitari kutwica ibintu byari kuba byagenze neza cyane kurushaho murakoze ikintu nabwira abanyarwanda ni uko ubumwe bwacu buri mu Mana turamutse tubashije kumva ko ndi umwana w'Imana uri umwana w'Imana Imana ni umubyeyi ukunda bose iyo turi kwigabaganya hagati yacu tuba twacangayikiwe uramutse ubashije kumva ko Imana yaremye abantu bose kandi yabaremye bose ibakeneye ko nta n'umwe usumba undi ko ntacyo urusha undi ko Imana igukunda nk'uko ikunda undi wowe ushobora kwibwira ngo nkunda bene wacu gusa uri uwacu ndamukunda kuko uri uwacu ariko ku Mana twese turi abana bayo turamutse rero tubashije kumva ko turi abavandimwe icyo kintu cyadufasha cyane
hanyuma kandi indangagaciro ihanitse y'abanyarwanda ba kera kuva kera ikintu bakundaga cya mbere na mbere banigishaga ni ukuba imfura ni ukuba inyangamugayo gukunda ukuri kugendera mu mategeko no mu mateka gukora ibintu bigirira neza abandi nawe bikugirira neza kandi bibuka ko hejuru ya byose hari Imana. Ibyo uvuze nanjye nabyemera yewe nkeka ko kuba umuvandimwe no kuvuga ko udahakana experience y'undi muntu ibyabaye ku wundi muntu. Nkeka ko rero kwa kuri wavugaga ari uko tugomba kwemera buri wese abantu bagiye bagira uruhare mu mateka mabi y'u Rwanda no mu mateka mabi ya Afrika, kandi bikaba byica iyo panafricanisme, iyo esprit yo kumva ko turi abavandimwe, ko ibyo byose bigomba kuvugwa bikavuga ku mugaragaro kandi bigakosorwa. Sinzi niba nakumvise neza nibyo cyangwa nibeshye. Oya nta nuwo dusaba uruhushya rwo kuvuga ibyacu. Ugomba niba ufite experience yawe y'ubuzima nta usaba uruhushya rwo kujya kuvuga inkuru zawe zakubayeho. N'ibyawe byakubayeho ni story yawe, you own it. Nta muntu wagombye kukubuza kuvuga story yawe kubera ko ibintu byabaye politize. Ikindi kintu cyabaye kibi cyane nuko nyuma ya genocide nta nubwo abantu babasha gukora therapy kuko ibintu byabaye politize. Aha abantu barababaye, abantu bafite imitima yakomeretse, aho kugira ngo abantu bavurwe imitima yabo ivurwe isanwe, kandi ibyo bintu biva muri therapy, biva ku kuvuga inkuru yawe abantu bakabapfukirana. Noneho abantu nibanakore na therapy kubera ko ibintu byahindutse politike, kubera abayobozi badakunda abaturage. Ni ikintu gikomeye cyane. Berutse kuganira n'umuntu avuga ndabaza ariko ubona ubuyobozi bwiza bwabera abanyarwanda ari ubwifashe gute wowe ukubibona? Yambwiye ikintu gikomeye, arambwira ati dukeneye abayobozi bakunda u Rwanda, bakunda abanyarwanda, bafite urukundo rw'abantu, bafite ubumuntu muri bo, bafite n'ubumana. Dufite abayobozi bitwara nkaho tubakorera, abaturage babakorera, bakandagira ku bantu nkaho ari abantu, abanyarwanda aribo bakozi babo, babakandagira hejuru. Umuyobozi mwiza ni umukozi. Abayobozi bagomba kumva ko nibo bakozi, abaturage ni proprietary, ni abanyagihugu. Noneho kubera ko abanyagihugu badashobora kubona igihe cyo kwiyokipa politike, bakangaje abantu bo kujya kubakorera. Nk'uko ufite urugo ukangaje umukozi wo kugukorera kugira ngo ujye ahandi ujye kwishakira amafaranga yawe, ubona amafaranga yo guhemba umukozi. Ni nako abaturage baba bafite ibindi babamo barimo managing ubuzima bwabo n'igihugu, bakangaje abapolitician bo kujya muri politike yo kubakorera. Abapolitician bagomba kujya muri politike bumva ko bagiye gukora abaturage, ari abakozi b'abaturage, ko atari bo bakoresha babo baturage. Abaturage ni proprietary. Nk'iyo ufite team, reka ndangirize kuri team ya football kuko umupira turagukunda. Ufite team uri proprietary wa PSG. Aba proprietary wa PSG, you know. Uri proprietary. Abanyarwanda ni proprietary y'iyo team. Noneho bafite abakinnyi, team ifite abakinnyi bagenda ku kibuga, abo nibo ba politician cyangwa se abasenateri cyangwa abadepite baba batoye bo kugenda kubakinira, gukinira team Rwanda. Noneho iyo team ifite n'umumanager cyangwa umupresident, uwo niwo president. Ariko abo bose hari abakinnyi, ari abamanager, bakora bashimisha proprietary kandi bahembwa n'abafana. Exactly. Rero ibyo ni by'abantu bagomba kumva. Ibintu bigomba guswitchinga, dictatorship ikavaho bigaswitchinga, abantu bakumva ko ba nyiri igihugu n'abene igihugu, abapolitician n'abakozi bacu. Ntago rero bagomba kudutegeka, bagomba kudukorera. Ariko nibyo hari dufite abategetsi, ntago dufite abayobozi. Kuyobora no gufasha abantu. Hejuru ibyo byose babuza urukundo. Urukundo ni ikintu gihambaye cyane gikomeye, kuko ukunda abantu ntago wabitwaraho kuriya. Ukunda abantu ni wabasondeka. Ukunda abantu ni wabasondeka mu burezi. Ese wowe wabukunda abana bawe ukabohereza mu mashuri ya fake cyangwa ugashyiraho amashuri ya fake? Nta rukundo bafite. None se amashuri yabo abanyepolitike bo mu Rwanda bashyira abana mu mashuri yahe? Barangiza bakohereza abana babo mu mashuri y'abakolonizateri bacu.
rero biriya kuva kera byabagaho ni ikintu batumva nuko ziriya ni tactique z'abakolonizateri kuva kera abakolonizateri bafataga ahantu bariya aba Romans n'aba French aba Europeans noneho bagafata abana bo muri elite bakabajyana kwiga iwabo kugira ngo not only babe bafite iwabo ni nka hostages. Urabona nk'ubu abana b'abayobozi b'u Rwanda bari hano muri Amerika, abantu bo muri Amerika bavuga ati dufite abana banyu, kandi icyo ni ikimenyetso cyerekana ko nyine ubwo burezi bwo mu Rwanda no kujya kwifuza mu bindi bihugu ibintu nk'ibyo. Abana babo babohereje, abandi bati dufite abana banyu muceceke cyangwa mukora ibyo dushaka kuko dufite abana banyu iwacu. Hejuru y'ibyo ngibyo noneho na education yo mu gihugu ntibayiteho kuko bo muri colonized mentality yabo bari kuvuga ati abana bacu bari kwiga hanze bazataha bari gusumba abandi, bari icyo kintu cya inegalite gikomezaho. Ariko ibyo byose no kutareba kure, no kutagira urukundo, no kutimenya, no kutikunda. Nabo ubwabo bafite barihemukira cyane, barihemukira rwose. Sinzi rero nta kubabwira ngo bazikosore kuko iyo baba bikosora babonye igihe gihagije cyo kwikosora, tout simplement igihe cyabo kizashira, hazeho abandi bashya kandi beza kandi bafite urukundo, bafite no kubaha Imana, hanyuma bakora ibintu byiza cyane. Kera kabaye u Rwanda ruzaba igihugu cyiza cyane kuko ibigeragezo byose twaciyemo n'ibizatuma noneho tuzibaka neza kurushaho ibyabayeho aheza, mbega ibyiza biri imbere. Okay, reka noneho tugarukiriza aho ngaho. Louise, ndagushimiye cyane, wakoze kuza mu kiganiro. Tuzongera tukugwe gitumo ni wongera kugaruka inaha, ariko nshimiye kandi n'abakurikiye iki kiganiro. Ubwo nagira ngo wongere basezere. My people, murakoze cyane, ndabakunda santima moko donc buryo umuntu ababwiza ukuri nta rukundo ruruturwa. Kubwiza umuntu ukuri n'urukundo supreme superieur. Abanyarwanda nanjye mbasabye ko twese dutanga umuganda wo kuvugisha ukuri, umuganda wubaka, umuganda uzazana iyo esprit ya panafricanisme, esprit yuko igihugu cy'u Rwanda kiba intangarugero mu Banyafrika, kandi tukayoborwa n'abantu bafite urukundo, abantu bafite kuyobora atari abashaka gutegeka no gukandagira ku bantu, batica abandi Banyafrika, badafata abagore ku ngufu, badasenyera abantu, batica uburezi. Nabo ngabo dushaka kandi nibo bazageraho bakazaho nibyo Louise yatubwiye. Reka mvuga akantu kamwe ko kurangiza. Claude, ndagushimira akazi ukora ni ibintu wakoze, ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu bikenewe. Iyi platform wa creatinze yo guha abantu ijambo, mbega urimo uratuma abantu bakora therapy, ni therapy bari bakeneye. Ibintu rero ukora birimo urukundo kandi birimo leadership. Urakoze cyane. Urakoze Louise. Ubwo nanjye noneho mvugireho sabe abandi Banyarwanda bafite ubuhamya bashaka gukora iyo therapy yabo ko hano umuntu wese ufite igitekerezo, ufite icyavuga, ufite ubuhamya cyane ubumva adafite aho buvugira, karibu tuzaguha umwanya wo kuvuga. Urakoze rero cyane Louise. Murakoze abakurikiye ikiganiro, abafite kumanywa mwirirwe, abafite nimugoroba muramuke naho ubutaha.